Umva nkubwire nanone reka nongere mbahereze ikaze muri iyi nkuru yacu y'uyu munsi. Nizera ntashidikanya ko aho mwamuherereye ahariho hose mumeze neza, kandi utameze neza reka mwifurize kumera neza. Uyu munsi biranga ariko ejo bigakunda, ubwo nibwo buzima tubayemo. Komeza kandi kubahereza ikaze cyane mu bihugu byose mwamuherereyemo, mu burasirazuba bwabyo, burengerazuba, amajyaruguru ndetse n'amajyepfo. Aho hose mbahereje ikaze cyane, ariko nanabashimira mwebwe tubana umunsi ku wundi. Imana ikomeze ibamere umugisha. Murabizi neza ko muramutse mudahari natwe ntago twaba duhari, ni iby'agaciro kuri twebwe. Rero mu nkuru yacu y'uyu munsi ndagira ngo ufate umwanya wawe ubane nanjye kuva aka kanya ngiye gutangira kugeza ngeze ku musozo, kugira ngo tuze gufatanyiriza hamwe, kugirana inama, kumarana irungu, ndetse ahanini dufatanye dukuremo n'aya masomo ya bwa buzima tugenda ducamo bwa buri munsi. Komeza ubane nanjye rero, njyewe ndi Karangwa Sandrine. Mu cyumba kinini giteguye neza, haba hasashe neza rwose cyane. Ku meza haba hari amaparufe, amavuta, hari n'ikirori cyo kwireberamo. Icyo cyumba aba ari icy'umukobwa. Uwo mukobwa Monica aba agiye muri dushe koga, amara koga akaza akireba mu kirahuri agatangira kwisiga. Aba ari umukobwa mwiza ufite amaso meza, bigaragara ko atuje cyane. Ari kwisiga, ari kwireba mu kirahuri, arakomeza akireba cyane. Mu maso ye haba huzuye agahinda kenshi, nuko aba adafite uko yabigenza. Arakomeza akisiga, yamara kwisiga agahita mu makanzu aba yashyize ku buriri kugira ngo arebe iyo ari bwambare iri buze kuba imubereye cyane. Agenda areba imwe ku yindi, yireba mu kirori, akongera akayikuramo akambara indi, gutyo gutyo. Yambara nk'amakanzu 5 yose, ariko nguko biri kugenda. Aciyemo umwanya mutoya, kuri telefone ye hari umuntu umuhamagara, haba hasevinzeho besti. Ahita yitaba, agahita amubwira ati mana yanjye Sara, ngize umugisha urampamagaye, ko watinze kuza kundeba. Sara asekamo gakeya, agahita amubwira ati Monica, ndahanga ku muryango ariko ni wowe ntegereje. Monica ahita amubwira ati injira vuba vuba, injira. Ahita yinjira, agahita amusanga mu cyumba. Akihagera ahita amuhobera, yamara kumuhobera Monica ahita abwira Sara ati Sara, mbabarira undebere muri aya makanzu ngende nambaye iyi. Sara ahita amufata ikiganza, agahita amwicaza ku buriri. Akimara kumwicaza, Monica ahita abwira Sara ati Sara, nuko ababyeyi banjye batari bampamagara ariko ubundi nakererewe. Sara ahita amubwira ati Monica, impamvu wabuze umwenda wambara nuko ahantu ugiye rwose utahishimiye, utanahashaka. Ikibazo si cy'aya makanzu, amakanzu ni meza cyane, urabizi neza ahantu uba warayaguriye aba ari ahantu heza cyane mu maduka ahenze. Urumva rero nta nubwo wabura iyo uhitamo, ahubwo ikibazo ni wowe. Monica ahita areba Sara, agahita yitsa imitima, arahaguruka, agahita amubwira ati Sara, nta mahitamo mfite pe, amahitamo mfite namwe gusa, ni ugukora ibyo ababyeyi banjye bambwiye. Urabizi neza ko ibi bintu ndwana nabyo kenshi cyane, ariko byaranze. Nta kindi kintu mfite nakora Sara, uretse kumva ibyo bambwiye, ngakurikiza ibyo bashaka, byose nkabikora. Sara ahita abwira Monica ati Monica, urabizi neza njyewe ntabwo nturuka mu muryango umeze nk'uwanyu, ariko nanone aho kugira ngo nturuke mu muryango umeze nk'uwanyu bampe byose, ariko banyima ikintu kimwe cyonyine cyo kwisanzura, mana yanjye byarorera. Monica araseka, agahita abwira Sara ati Sara, n'ubundi ntibyakunze rwose, ufite umuryango mwiza cyane utameze nk'uwanjye, ntabwo ukora icyo bashatse, ukora icyo ushatse, sinzi icyo nakubwira, ngaho mitiramo rero mwaya makanzu. Sara akomeza areba Monica, ubona ko nawe bimubabaje. Ahita agenda muri garderobe ye, akarebamo indi myenda, arebamo ipantaro ndetse n'umupira wo hejuru, ndetse n'inkweto zifunze n'ingofero. Ahita abizana, agahita abihereza Monica, agahita amubwira ati Monica, urambara ibyo ngibyo. Monica aramureba asa nk'utunguwe, agahita amubwira ati Sara, wasaze, ariko wibagiwe ahantu ngiye, wibagiwe umuntu tugiye guhura nawe. Ngiye guhura n'umwana w'umushoramari mw'iki gihugu wa mbere, none urukumbwira ngo nambara ipantaro n'umupira n'ingofero n'inkweto zifunze gusa, ibyo ngibyo gusa Sara. Sara ahita areba Monica, agahita amubwira ati Monica, kuba ugiye guhura n'umwana w'umushoramari ukomeye mw'iki gihugu ntibivuze ko uburenganzira bwawe bubura. Ikindi kandi wibeshye cyane, nta nubwo ari we tugiye kureba. Monica akomeza atungurwa. Sara ahita amufata, agahita yambara ya myenda, akamuhereza n'agakapu ashyira mu ijosi. Amaze kwambara, Monica aba afite ubwoba bigaragara. Sara ahita abwira Monica ati Monica, mbere yuko
ujya kureba uwo uzaba umugabo wawe cyangwa se ngo bifuza kugushyingira cyangwa se mukundana blabla n'ibindi, njye ahantu nshaka kubanza kukujyana. Monika itabwira Sara ati Sara, urumva ndi busohoke gute ahangaha mu rugo koko? Urabizi neza ko abagabo ba papa babande bahonjya hose, nta kintu na kimwe nshobora gukora papa ngo ntabimenye. Rero urumva ndi busohoke gute? Sara itareba Monika agatamubwira ati ko se Monika waranyibagiwe? Urabizi neza ko turi inshuti guhera kera, sinzi rero impamvu byagutungura. Mfite uburyo ndibuze kubigenzamo kandi iki gitekerezo nakigize mbere yuko ngera ahangaha. Monika itabwira Sara ati okay, nta kibazo, reka nizere ubushobozi bwawe. Ahita amufata ikiganza bagahita basohoka. Hari akaryango kaba kari inyuma y'inzu yabo, niko bacamo bakagenda bihishe. Sibo barota basohotse hanze mu gipangu. Bakihagera Monika araseka cyane agahita abwira Sara ati Sara, ntabwo wakumva ibintu nkoreye pe, mama naza kumbura none haraza kwiyahura. Sara ahita abwira Monika ati Monika, ibyo ngibyo bireke. Mbere na mbere rero ahantu tugiye kubanza duce mu isoko. Urabizi neza ko ejo mfite ikirori, mbanze nshaka akakanzu nzambara, hamara nimara kukabona tubone tugende nkugurira ibiryo, hanyuma nimara kukugurira ibiryo ohaze tubone tugaruka ahangaha iwanyu. Monika itabwira Sara ati Sara, none se turajya muri he soko? Ko nzi ko muri iyi minsi nta duka riherutse gufungura kandi amaduka yose rwose namaze kuyajyamo, nta myenda myiza bafite, nta n'amakanzu bafite. Urumva ko kuri buze kujyayo? Sara aramureba agasiga agatamubwira ati Monika, ariko urukunyeteranya nawe, njye ntago ndi wa mwana uhahira mu maduka ahenze nk'ayo uhahiramo. Ikindi kandi urabizi neza ahantu ngiye mpahira, mpaha ya myenda ya CAGUWA, urabyumva neza. Rero tugende. Bahita bagenda bagatega, hanyuma bakagera mu iryo soko. Iryo soko aba ari isoko ririmo abantu benshi b'ingeri zose, abagore, abagabo, abana batari batoya cyane. Bose baba bari mu isoko bari gucuruza imyenda, hari aho bari kuyirangurira, ahandi bayitanditse bisanzwe, ahandi bari kuyigira neza. Hari n'ikindi gice baba banza kuyimeza kuko ibisa nabi. Monika arahagera neza kumirwa, ntago abamenyereye ahantu nk'aho ngaho hari urusaku rungana gutyo, ndetse hari n'umwanda byiyongeyeho. Hari n'abantu bari kugenda bamuhirika bamugwaho. Ibyo ntago bimenyereye. Abamenyereye kujya muri ya masoko meza cyane ndetse na ya maduka, ubusanganizwa n'impumuro y'amaparfum, impumuro nziza, abantu bagusekera bakubwira neza. Ibyo ngibyo we nibyo abamenyereye. Ariko Sara nawe ubwo ngubwo nibwo aba ari ubuzima bwe. Ahita amufata ikiganza, bibona ko Monika rwose byamucanze, akamufata ikiganza bagatangira kugenda. Bageze imbere Monika ahita ahagarara agatubwira ati Sara, njye ntago nakomeza kujya aha hantu pe, mfasha ndakwinginze. Sara ahita abwira Monika ati Monika, urabizi neza ko wahoze unsaba ko tuzazana mu iri soko, rero turaje. Nubwo tuje igihe kibi, yego wenda tutanabiteguye, ariko turaje, rero ihangane. Nibyo akanya gatoya ibingibi biraza guhita birangira nitugera imbere. Monika arabyumva, bagahita bakomeza bakagenda. Bageze imbere gatoya urenza ahantu haba hari abantu benshi, ho haba hatujemo gakeya n'abantu batari kugenda bagwirirana. Aho ngaho Monika asa nk'uruhutse, barakomeza bakagenda. Sara aba yumiwe yasetse, gusa n'ubundi aba bizi neza inshuti ye ko ibituruka mu muryango mwiza, bafite amafaranga biyubashye, rero babyumva cyane. Bakigera aho ngaho hari amakanzu, baratangira bakareba. Monika rwose nta nubwo abaza ahantu ari, aba yarangaye byamucanze. Sara ahita amuza imbere agatamubwira ati Monika, ukwiye kumfasha nkareba ikanzu. Ibyo ngibyo si byo nakuzaniye kugira ngo urangare ureba abantu, ibyo si byo nakuzaniye, mfasha pe, reka twegere hari imbere. Bahita begera imbere, Monika ko kakamwemerera, agatangira kumucaguza amakanzu, agenda yipima hareba imubereye, isa neza, ifite amasura meza. Gusa ku ruhande gatoya haba hari n'undi musore ufite amakanzu ariko ufite n'indi myenda, nawe aba ari kuyitandika neza, ari kuyishyira mu maportemant kugira ngo ize kugaragara abakiriya bayibone. Monika arahareba akahitegereza, hari ikanzu aba yabonye nziza, ari gukora kuri Sara kugira ngo amubwire bahajye. Sara aba yagiye imbere nanone asa nk'umubuze kuko aba yunamye mu myenda, ari kugenda acagura, ari bize cyane, yahugiye mu myenda. Aramwihorera agahita afata inzira, agahita ajya kureba wa musore ahantu ari gucururiza. Umusore ahita ahindukira, ari guseka yishimye ameze neza, agahita abwira Monika ati tuguhereze iki, urifuza iki? Monika arakomeza akamureba, akabura uko amusubiza. Muri ako kanya Sara ahita ahamagara Monika cyane ati Monika, uri hehe? Monika ahita yongera agahindukira, agahita azamura ukuboko, agahita abwira Sara ati Sara, ndahangaha.
Sara ahita yihuse agahita amufata ikiganza agahita ati Monica mana yanjye ushaka kunteza ibibazo, urabizi neza ko buriye mw'iri soko ntakubona, ikindi kandi urabona ko amatelefone ninjye wari uyafite, urumva ko kukuntu byari bigiye kumvuna ntiwongere kumva iruhande. Agiye kugenda Monica ahita amukurura agahita amubwira ati Sara reba iriya kanzu niyo nari nje kureba. Sara arayireba akayitegereza, aba ari ikanzu nziza, ahita abwira uwo musore uri kuyacuruza ati wiriwe mani, iyi kanzu se nangahe? Umusore ahita amubwira igiciro. Sara aramureba, gusa Monica aba yumva ari igiciro gikeya. Sara ahita amubwira ati mana yanjye icyo giciro ntago bishoboka, urabizi neza ukuntu amakanzu y'ahangaha agurwa, rero mfasha ntumpende. Uwo musore ahita areba Monica akamwitegereza, amaso ye ntago ari kuva kuri Monica, gusa Monica nawe aba ari uko nguko, aba ari gukomeza yitegereza umusore, areba ukuntu aseka. Aba yambaye byoroheje ariko aba yambaye neza, imyenda ifite isuku ndetse n'ukuntu yakira abakiriya biba byakoze ku mutima cyane Monica. Monica arakomeza akamureba. Sara waba ari kumvikana n'uwo mucuruzi kugira ngo abone uko agura ikanzu. Bwa nyuma na nyuma umucuruzi aremera, yamara kwemera akayibapfunyikira neza akayibahereza. Amaze kuyibahereza Sara ndetse na Monica bahita bafata inzira bakagenda, ariko barinda iyo barenga umucuruzi akibareba. Gusa Monica nawe akongera agasubiza amaso inyuma, agahita abona yari ari kumureba, agahita yongera akagenda yisetsamo gake gake. Sara ibyo ngibyo ntabwo abasha kubibona. Bari kugenda Monica ahita afata telefone kuko ni Sara uba uzifite, agahita atangira kureba iwabo baba bamuhamagaye bamubuze, bamwandikiye amamesaje. Monica ahita abwira Sara ati Sara noneho baranyica pe, uyu munsi noneho baranyica nta nubwo ndara mu rugo, riba ukuntu papa yampamagaye, riba ukuntu na mama yampamagaye, ngo biragenda bite kandi niwe wazanye iki gitekerezo Sara cyo kuza mwaya masoko. Sara ahita abwira Monica ati Monica mana yanjye, ariko wasanga abana guhamagariraga indi mpamvu batari yo kugushaka nyine ngo bakubone. Monica ahita abwira Sara ati Sara urabizi neza ko uyu munsi nari buhure na Chris, none reba aho amasaha ageze, mu rugo bamamagaye barambura. Sara ahita abwira Monica ati Monica urabizi neza ko tutajyana iwanyu, rero reka tugende mugeze iwanyu basi, hanyuma uraza kumbwira uko byagenze, gusa ntugire ubwoba. Bahita bagenda bakajya gufata imodoka, gusa Monica aba afite ubwoba bwinshi cyane, biba bigaragara ko atinya iwabo. Bakigera iwabo ahita asezera Sara akinjira mu gipangu cy'iwabo. Akinjira asanga papa we yicaye muri salo asa nkaho amutegereje, aramusuhuza. Yamara kumusuhuza papa ahita ahaguruka agahita amubwira ati Monica umeze neza, twaguhamagaye kuri telefone turakubura, twagize ngo hari ikibazo cyakubaye, ubundi se wambaye ibiki? Monica afite nk'isoni n'ubwoba ahita abwira papa ati apa nyine Sara yampamagaye ambwira ko afite ikibazo byihutirwa, mpita nambara narebye imbere n'inyuma, mpita njya kumureba, rero niyo mpamvu mwambuze, ariko ubu ngubu ameze neza. Papa ahita amubwira ati Sara nanone Monica, ariko sinzi impamvu utanyumva, nakubujije abantu bameze nk'abariya, ntabwo muri mu rwego rumwe Monica, urabyumva? Nabo kukuvuna, nabo kukurya ibyawe byose, abizi neza ko nta wundi muntu erega yashobora guhamagara wanamufasha mu buryo bw'amafaranga, nta wundi muntu yabona ahamagara, rero wabwirwa n'ikize ko ibyo bakubwiye ari byo. Monica ahita abwira papa ati papa mbabarira ntabwo bizongera. Nta kindi kintu abona arenzaho. Mama we nawe aba avuye mu gikoni kureba ibiryo bari guteka ko biri gutungana neza, ahita aza agahobera umukobwa we agahita amubwira ati Monica byakugendekeye bite, njye na papa waduhangayikishije cyane, ibi bintu ntuzongere kubikora. Monica ahita abwira mama ati yego mama ntabwo nzongera kubikora, ariko ndumva naniwe, mumbabarire mbe ngiye mu cyumba cyanjye. Mama ahita amubwira ati no ibyo ngibyo ntabwo byashoboka, kubera ko rero kare utigeze uboneka ngo ujye guhura na Chris. Yahise yifatira umwanzuro ko agiye kuza ahangaha kukureba ari kumwe na mama we. Urumva rero turi guteka, turi kubitegura kugira ngo tuze gusangira ibya nimugoroba, ahubwo genda mu cyumba cyawe ushaka indi myenda wambara atari iyo ngiyo, ushaka agakanzu keza wambara kakugaragaza nyine ukuri wowe Monica wanjye, umukobwa mwiza, ku buryo naza kukubona ibintu biri bite bigenda neza. Ikindi kandi Monica wibuke ko uriya ari umwana w'umushoramari ukomeye ahangaha, tuzi rwose, nizere ko ayo mahirwe utakwemera ko tuyatakaza, urabyumva neza Monica? Monica ahita yikiriza ariko ntabwo aba abishaka, ku maso yabigaragara. Ahita agenda. Mama we rwose na papa we baba bishimye cyane, bishimiye abo bashyitsi bagiye kuza kubasura. Ahita agera mu cyumba agahita ahamagara Sara akamubwira uko bigenze. Sara araruhuka, biba bisa nkaho atakabaga yava no ku gipangu cyabo kuko aba yumva hari bubi ibintu binakomeye. Ahita yongera akigendera agataha. Hanyuma Monica nawe agahita atangira kureba udukanzu ari buze kwambara ariko tworoheje. Amaze kutureba
arambara, yamara kwambara agahita yicara n'ubundi kuri ka kameza kegereye ikirahuri cye, arireba akireba cyane, amarira atangira kuzenga mu maso, agatangira kumanuka, ahita yumva ku muryango hari umuntu uri kuza, ahita yihanagura vuba vuba, agahita atangira gusa nk'aho ari kwitera ka make-up. Uwo nguwo aba ari mama uri kwinjira, akinjira itaza akamuhagarara inyuma ariko bari kurebana mu kirahuri, agahita amubwira ati wow, wambaye ikanzu nziza Monica, Monica uri umukobwa mwiza. Niyo mpamvu nsenga Imana cyane ngo uriya mugabo Chris azagukunde, akubona ukuri, kuko ndabizi neza ko azakwitaho mu buryo bwose bushoboka. Monica itareba mama we kitamubwira ati ese ma koko byanyabyo uba wumva nishimye, urabizi neza ko nta kintu mbasha kwikorera, ibyo nambara, aho njya, ibyo ndya, ibyo nywa, inshuti byose mubimitiramo, nta kintu na kimwe nabasha kwihitiramo. N'umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose mwanyimye amahirwe yo kumwihitiramo, ubu ngubu koko mama uba ubona nishimye koko? Mama ahita amubwira ati Monica, ndabizi neza ko wenda uri kugira ngo turi kukubangamira, ariko ntabwo tuba tukubangamira. Mbere na mbere turabizi neza ko umuntu tuba tuguhitiyemo ari umuntu mwiza. Yego wenda ntuze kuri bya bindi byabaye ubushize, urabizi neza ko abantu nabo bagira kwibeshya, n'ababyeyi rega baribeshya, ariko uyu nguyu wenda abizi neza, mbihamanya n'umutima wanjye ko ari uwanyawe. Ikindi kandi bafite amafaranga, papa we ni umushoramari, urabyumva neza Monica, ni umushoramari, rero ntabwo wakigera ubaho nabi. Monica itareba mama we agatambwira ati ma, urabizi neza ko bwa mbere atari ukwibeshya, ni ukubera kuri atari uwanjye. Ikindi kandi n'uyu nguyu nta nubwo ari uwanjye, nta nubwo mwamereza amahirwe basi ngo mbanze mumenye, tumenyane, ndebe nyine niba ari umuntu mbereye cyangwa se ukwiye kubana nanjye cyangwa se ukwiye umutima wanjye. Ibyo ngibyo ntabwo mwabyemera. Mama ahita amubwira ati ibyo ngibyo se warabidusabye turabyanga. Monica ahita asubiza mama ati erega mama, ikintu cyose mbasabye mubanza kugishidikanyaho, mugakora ibyo mwishakiye, ahangaha nta burenganzira bwanjye mba mfite, rero niyo mpamvu ntakirirwa rwose nanabibabwira. Mama ahita amureba ahita amubwira ati mukobwa wanjye Monica, ntabwo ari ugukwanga, urabizi neza ko ari wowe wenyine dufite, rero tuba tugomba gukora igishoboka cyose kugira ngo tuzagushimishe, tukunezeze, n'ubuzima uzabaho tudahari cyangwa se twaragiye mu byacu, twarakuze, ufite ubuzima bwawe ubayemo, uzabeho ubuzima wishimye. Monica ntabwo ababyumva, mama we arabibona, ariko ibyo ngibyo ntabitindeho. Ahita abwira Monica ati okay, rero nje kukureba kugira ngo tugende muri salo kuko abashyitsi bamaze kuhagera. Monica itareba mama we agahita amubwira ati ma, ko bahageze se byihuse, aka kanya nkigera ahangaha ngo nabo bahise bahagera? Mama ahita amubwira ati cyane rwose Monica, ahubwo ngwino tumanuke tujye kubareba. Monica ahita ahaguruka, ariko ntabwo aba yishimye habe na gatoya. Bagahita basohokana, abamufashe ikiganza bagera muri salo. Muri salo haba harimo umugabo bigaragara ko ari umunyacyubahiro, yambaye neza, ameze neza. Iruhande rwe haba hari n'undi musore, uwo nguwo aba ari Chris wa wundi nyine bagiye guhuza na Monica. Monica araza, nta nubwo aba ashaka kumureba mu maso habe na gatoya, ahita asuhuza papa wa Chris, yamara kumusuhuza agahita asuhuza na Chris aba yicaye n'ubundi. Monica nawe ahita yicara. Mama Monica ahita abwira papa Chris ati papa Chris, rwose ni by'agaciro kuba tubafite ahangaha mu rugo iwacu, ikindi kandi mutwihanganire kuba kare, byanze kuba abana bacu bahura, kandi Chris nizere ko nawe utabigizeho ikibazo. Chris mu ijwi rituje cyane ndetse n'icyubahiro cyinshi ahita abwira mama Monica ati oya ma, nta kibazo, ndabyumva ko buri gihe haba hari impamvu kandi impamvu zifatika, icyangombwa nuko twageze ahangaha kandi nishimiye kuba nabona Monica. Bose baraseka, ariko Monica rwose ntaseke. Muri ako kanya papa Monica nawe ahita aza, nawe aba ari umugabo w'umunyacyubahiro, agahita asuhuza mugenzi we, agahita asuhuza na Chris, ahita atangira akavuga uburyo Chris yakuze, akavuga uburyo cyamuheruka ari umwana. Ibiganiro bikomeza ari byinshi aho ngaho, ariko Monica nta kintu na kimwe aba ari kuvuga, aba yenda nko kurira neza. Chris aramureba akamwitegereza, akabibona ko atameze neza, atanishimye. Ahita abwira abo babyeyi bati ese mwaba muduhaye umwanya njyewe na Monica tukaba tugiye kuganira? Rwose barabyemera, bakumva ko nyine abana bagiye kumenyana kandi n'ubundi nibyo baba bashaka. Bahita bagenda, bagahita bajya mu cyumba cya Monica. Bakihagera Monica rwose aramukingurira, bakinjira ku gikuta haba hari amafoto menshi, we na Sara bari kumwe, bajya ahantu henshi hagiye hatandukanye guhera kera ari abana.
Chris arayareba akayitegereza ukabona agiye kure. Monica ahita amukoraho agatamubwira ati Chris arana amafoto yanjye njyewe n'inshuti yanjye Sara, hanyuma kubera icyo usabye ko njye nawe twaganira, hari ikintu wumva ushaka kumbwira cyangwa se hari ahantu wumva ushaka ko tuzajyana cyangwa se ibyo wumva twakora. Chris aramureba agasekamo gakeya agahita amubwira ati Monica, impamvu nsabye ko twaganira mbere na mbere nabibonye ko utishimye. Ikindi cya kabiri nta nubwo wuburaga amaso yawe ngo urebe ababyeyi cyangwa se njyewe undebe, urumva ko ari ibintu bigaragara kandi binumvikana. Ndashaka kukubaza, ibi bintu ababyeyi bacu bari kudukorera urabyishimiye? Monica ahita amureba agahita amubwira ati Chris, ntakubeshye ntabwo mbyishimiye kuko sinkuzi, nta nubwo nzi ibyo ukunda nta nubwo nzi ibyo wanga, uri umuntu uri aho ngaho gusa uje mu buzima bwanjye gitunguro, ariko n'ubundi ntabwo byantungura kuko niko ababyeyi banjye bahora bameze, bahora bifuza kumitiramo ibintu, bahora bashaka ko nkora ibyo bifuza, nibarebe ibyo nkunda, nibarebe ibyo nshaka. Rero cyane ntabwo mbyishimiye Chris, ntabwo mbyishimiye. Chris ahita areba Monica agahita amubwira ati biragaragara cyane rwose Monica, biragaragara. Gusa rimwe na rimwe tuba dukeneye gutanga ibitambo ku bw'ababyeyi bacu kuko nabo baba barakoze byinshi cyane. Monica ahita areba Chris agahita amubwira ati cyane rwose Chris, gusa nabo bajye bagerageza batwumve. Gusa unyihanganire kuba ndi kugutura umujinya wanjye n'akababaro, ndababaye cyane Chris, ndababaye cyane ku buryo utabyumva. Numvaga ibintu byose rwose bazabimpitiramo, aho nziga, ibyo nziga, inshuti, ibintu byose nyine, ariko ntago niyumvishaga ko bashobora kumitiramo n'umuntu tuzabana ubuzima bwanjye bwose. Rero niyo mpamvu uri kubona byanshanze bigeze aha ngaha. Chris asekamo gakeya abatuje cyane rwose, agahita abwira Monica ati cyane rwose Monica ndakumva. Rero reka twongere dusange ababyeyi, wasanga ubu ngubu batangiye kutubaririza, nta kibazo rwose, ntacyo bintwaye. Gusa mbere yuko tugenda nifuzaga ko wampa nimero zawe, hanyuma tukazajya tubona uburyo tuvugana, tunabonana tukarushaho kumenyana. Monica rwose nta yandi mahitamo aba afite, arazimuhereza bagahita bava mu cyumba cye bagahita basubira muri salo. Ibiryo rwose biba bimaze gutegurwa, bari ibiryo byiza bigaragara ku maso rwose ko biryoshye, bahita babahereza karibu ku meza bagatangira kurya. Ibyo biryo papa Chris arabikunda cyane, Chris nawe ariko akabikunda. Bamaze kurya baba babaherekeje, Chris aba ari kumwe na Monica ndetse n'ababyeyi nabo bari kumwe ku rundi ruhande. Monica rwose ntabwo aba ashaka kuvuga. Chris ahita abwira Monica ati Monica, urumva nta kindi kintu ushaka kumbwira ko ndi kubona ko mu mutwe wawe hari ibintu byinshi biri kurwaniramo? Monica ahita abwira Chris ati oya Chris, ahubwo se wowe urumva nta kintu ushaka kumbwira? Chris ahita amubwira ati urebye ni byinshi, icya mbere cyo ndifuza kukumenya, ikindi cya kabiri ndifuza ko dukora ibitandukanye n'ibyo ababyeyi bacu bashaka. Monica aramureba agahita amubaza ati nk'ibyo ngibyo se byaba ari ibiki buriya? Chris arongera akamureba agahita amubwira ati Monica, reka tuzasubire undi munsi. Bahita binjira mu modoka, Monica ndetse n'ababyeyi be bakabasezera, bagahita basohoka aho ngaho bakagenda. Bamaze kugenda, mama we ndetse na mama we baba bishimye cyane bigaragara ku maso. Bagera muri salo bakicara bagatangira kuvuga uburyo ki banezerewe no kubona umuryango wa papa Chris ugiye guhuzwa ndetse n'abana babo, birabashimisha cyane. Gusa Monica ntabwo aba abyishimiye, nta n'ikintu aba ari kurenzaho. Papa we ahita aza akicara iruhande rwe agahita amubwira ati mukobwa wanjye, urabizi neza ko untera ishema buri gihe, ariko uyu ni wo mwanya wa mbere unteye ishema kurusha indi minsi yose yabayeho. Uriya mugabo papa Chris ni umugabo ukomeye cyane, ashora imari mu makampani. Rero urumva ko dufite n'amahirwe natwe ko ibyo ngibyo byaza umunsi umwe. Ikindi kandi n'umuryango mwiza, njye na mama we ntabwo twaguhitiramo nabi rwose, wigira ikibazo. Monica ahita areba papa we akamwikiza rwose, agahita afata inzira akagenda mu cyumba cye. Papa we ahita areba umugore we agahita amubwira ati Monica, umukobwa wanjye yabaye iki ko nta kintu na kimwe ari kumbwira kandi ko bidasanzwe? Mama ahita amubwira ati mureke, ubwo ngubwo wasanga ari uko ananiwe, ahubwo se urumva ushaka icyo kunywa? Umugabo ahita abyemera akamuzanira icyo kunywa, bagatangira gusangira gake gake. Umunsi ukurikiyeho mu masaha ya mu gitondo, papa we na mama we baba bagiye mu kazi, ariko Monica we ntabwo aba yagiye mu kazi, aba akiri aho ngaho mu rugo. Sara ahita aza akaza kumureba, gusa bakunda kuza ababyeyi ba Monica badahari. Akihagera ahita ajya mu cyumba cya Monica, Monica aba agisinziriye rwose.
gusa nuko nguko biba bimenyerewe niko Sara rwose aba yaramenyereye. Akihagera ahita aza akamworosora agahita amubwira ati Sunshine, byuka, amasaha yo kubyuka rwose yageze. Monica ahita ahindukira agahita abwira Sara ati Sara, ndumva nashaka kubyuka rwose, mumbabariye naraye nicaye rero mbabarira. Sara ahita abwira Monica ati Monica, erega kuryama udasinziriye n'ubundi nta kintu na kimwe biba bimaze, ngaho rero byuka utangire umbwire ko byagenze ku munsi w'ejo, kuko wanyandikiye message urambwira ngo bwa nyuma na nyuma n'ubundi byarangiye uhuye na Chris, ntago nasobanukiwe byagenze bite. Monica ahita yicara ku buriri agahita abwira Sara ati Sara, cyagiye tukimara gutandukana ninjiye ahangaha mu rugo niyumvishaga ko byarangiye tuzahura basi ku wundi munsi, gusa narahageze nsanga mama yashyushye ari mu gikoni ari guteka ngo Chris na papa bagiye kuza ahangaha, isi neza neza yabaye nk'inguyeho. Papa nawe ahita ambwira ati se ko nambaye iyo myenda, ndamubeshya ngo ntabwo wari umeze neza, ibintu nk'ibyo. Hanyuma ahita ambwira ngo njye kwambara, ndambara. Muri ako kanya Chris na papa bahita bahagera, gusa ntakubeshye Sara, ntabwo nari mbyishimiye pe, ibaze ko na Chris yabibonye. Sara ahita abwira Monica ati ubonye ari umusore umeze gute? Monica ahita abwira Sara ati umusore mwiza birumvikana kuko afite amafaranga, yari yambaye neza, ahumura neza, yicunga mu magambo yavuga rwose. Ibyo ngibyo ntabwo byabura, n'ubundi nibyo nari niteze, gusa nta kindi kintu kidasanzwe namubonyemo. Sara ibyo ngibyo amara kubyumva ukabona agiye kure rwose. Monica ahita amukubita urushyi agahita amubwira ati ako se uri kumva ibintu ndi kukubwira cyangwa? Sara ahita amubwira ati cyane rwose ndi kukumva. Hanyuma byaje kugenda bite? Monica ahita atangira akamubwira byose ukuntu byagenze, ukuntu bazanye mu cyumba, akamuganirizaho gatoya, hanyuma bagahita banataha. Sara ahita abwira Monica ati ndumva nta kidasanzwe cyanabaye. Hanyuma se yakubwiye ko muzongera guhura ryari? Monica ahita abwira Sara ati Sara, ntago mbizi pe, gusa uzasubira mu isoko ryari ugiye kugura amakanzu? Sara ahita areba Monica agahita amubwira ati ni ryari umbaza igihe ngira mu isoko Monica? Cyangwa ushaka ko dusubira kujya kureba wa mutipe? Narabibonye ukuntu mwarebanaga, narabibonye rwose. Monica arabihakana agahita abwira Sara ati oya, ahubwo nuko ririya soko narikunze kandi nshaka nanjye kugura andi makanzu ndetse n'indi myenda, nubwo ntazi ahantu rwose nzajya mbyambarira, ariko ndumva ashaka kubigura. Sara ahita amubwira ati okay, nta kibazo, gusa urabizi neza ko nakubwiye ko uyu munsi mfite ikirori ndibuze kujyamo, urumva rero ntabwo nabona umwanya wo kugutwara Monica. Gusa uyu munsi nta nubwo ari umunsi w'isoko, nta bantu benshi baba bahari, wowe icyo usabwa gusa ni ukugenda ukareba ibikujyanye hanyuma ukongera ukagaruka. Monica ahita abwira Sara ati none se Sara, urumva koko ndi bwiyobore bigakunda? Sara ahita asubiza Monica ati Monica, ni ibintu byoroshye cyane, ikindi kandi hahandi twari turi urinjira ugahita ubona abantu bari kubicuruza, ntabwo bigoye. Nanje kureba rero uko umeze, niba wabaye amahoro, reka ngende njye kwitegura njye muri icyo kirori cyanjye, ubwo ngo turaza gusubira, bye. Ahita amusezera akagenda, Monica nawe akaguma aho ngaho. Bageze mu masaha nyuma ya saa sita nawe arabyuka akitegura, akambara imyenda isanzwe nyine itagaragaza aho ava ndetse no mu muryango avamo. Yamara kuyambara n'ubundi agahita asohoka iwabo akagenda. Ntahandi hantu aba agiye, abasuye muri rya soko kureba ya myenda n'ubundi yifuza. Arahagera agatangira kurangaguza amaso n'ubundi nk'uko ubwa mbere yahageze bikaba, agatangira kureba areba abantu ukuntu bagenda. Agenda inzira imwe niyo baciyemo wa munsi n'ubundi bari aho ngaho mu isoko, gusa ku bw'amahirwe ntago ayoba, ahita ahinguka n'ubundi hahandi baguriye ya kanzu. Akihahinguka ahita akubita amaso imbere agahita arebana na wa musore. Wa musore aba ari gucuruza, haba hari umukecuru yakiriye ari kumuhereza ikoti, kuko yibuke ntago abacuruza amakanzu gusa, abacuruza n'indi myenda. Umukecuru rwose arabyishimira cyane kuko uwo musore aba ari kumusekera amubwira uburyo iryo koti rimubereye, kandi koko mu by'ukuri ntago aba amubeshya nk'iby'abacuruzi, ariko aba ari ibyanyabyo. Arakomeza akamubwira uburyo ki akwiye kurijyana. Umukecuru rwose arabyumva agahita amubwira ati rwose nkunda serivisi uma. Umusore arabyishimira cyane. Hanyuma Monica nawe aza amwegera, umusore aba yamubonye ahita amureba cyane akamwitegereza. Monica nawe bikagenda uko nguko, Monica buri kintu avuga rwose. Hanyuma uwo musore ahita amubwira ati nanone uragarutse, ni karibu cyane. Uwo mukecuru ahita amusezera akagenda, Monica nawe akaza yegera imbere. Umusore ahita amubwira ati ndabyishimiye cyane ko wongeye kugaruka, wagira ngo neza nari ngutegereje, ariko hagati aho ngaho ushize mwagiye ntababajije amazina yanyu, ariko kubera ko ari wowe ugarutse gusa
urambwira iryawe. Njyewe nitwa Richard, nk'uko ubibona nyine ahangaha niho ncururiza. Monica ahita amureba akamubwira ati nanjye nitwa Monica, ubushize umushuti wanjye yatwaye ikanzu mbona ni nziza iramubereye, rero nanjye nari nje kureba ikanzu. Richard arabyishimira akamubwira ati ni byiza cyane nta kibazo rwose. Ahita atangira akamwereka amakanzu afite aho ngaho, akagenda yazingura ayamwereka. Monica bari kureba amakanzu ariko nanone akongera kubura amaso akareba Richard nawe bikagenda uko nguko. Baba bari gukunda guhuza amaso cyane nabo batazi uburyo biri kugendamo. Richard imwe imbere aba afitemo ikirahuri kirekire umuntu yirebamo akareba neza ukuntu umwenda umumereyeho. Ahita amwinjiza agahita amubwira ati nta kibazo rwose numara kwambara wirebe muri kiriya kirahuri. Rwose Monica arambara, yamara kwambara agahita akireba mu kirahuri. Richard nawe ahita aza akamuhagarara inyuma agahita amubwira ati urabona ko iyi kanzu ikubereye, wagira ngo neza nari mbizi ko ari iyawe, irakubereye kandi ifite n'amabara ahura rwose n'uruhu rwawe, ni nziza cyane. Monica ahita yireba mu kirahuri nawe akabona koko nibyo, ariko kongera akareba Richard mu kirahuri, bose basekera icyarimwe. Gusa ntabwo ariyo ngiyo gusa twara n'iyindi myenda myinshi igiye itandukanye. Amaze guhaha, amaze no kumwishyura, Richard atabwira Monica ati Monica nishimiye cyane rwose ko wagarutse, numvaga ntaza ahandi hantu nzagukura, ndabyishimiye cyane. Monica ahita areba Richard akamubwira ati kubera iki? Washaka ko ngaruka kubera iki? Richard ahita abwira Monica ati Monica mbere na mbere numvaga nshaka kuganira nawe no kuvugana nawe kuko nabonye ushishikaje cyane, uhisha ibintu byinshi rwose mu maso yawe. Uko ndi kukureba muri aka kanya urishimye yego, ariko inyuma y'iyo nseko rwose hari agahinda kenshi gakabije. Mbabarire niba nsa nkaho ndi kurengera mu magambo ndi kukubwira, ariko ibyo ngibyo nibyo nakubonyemo. Neza kwihangana Monica biramunanira, agatangira gusa nkaho ashaka kurira. Richard ahita amwegera akamubwira ati mana yanjye unyihanganire pe, ibi bintu njya nkunda kubikorera abantu benshi ariko ntabwo nari nzi ko ndi busange ko kari ibyanyabyo. Ahita amwinjiza agatangira kumuhanagura amarira. Monica ahita abwira Richard ati Richard ndabizi neza ko wenda naba ndengereye, ariko koko ntabwo wibeshye, mfite agahinda kenshi mu mutima wanjye. Ikindi kandi sinzi ahantu bizarangirira, sinzi aho bizagera. Ntakubeshye ntabwo naje ahangaha mu isoko gusa ndi kugira ngo ngure imyenda, ahubwo nari nje kukureba. Richard aramureba akamubwira ati what? Waje kundeba? Nizere ko ari amahoro ariko. Monica ahita amubwira ati cyane rwose ni amahoro, gusa wa munsi ndi kumwe n'inshuti yanjye tugera ahangaha nari ndi kukureba nkagira ngo dusanzwe tuziranye, n'ubu ngubu ndi kukuvugisha rwose wagira ngo tumaze igihe kinini tuziranye. Rero Richard ahita amubwira ati okay nta kibazo guma aho ngaho ndaje. Ahita asohoka gatoya akajya kumuzanira ji, agahita yongera akagaruka agahita amubwira ati Monica rero banza ufate iyo ji uyinywe, hanyuma numara kuyinywa tubone tuganire. Arayifata akayinywa agahita amutega amatwi rwose, biba bigaragara ko ashishikajwe no kumva ibintu bya Monica. Monica ahita abwira Richard ati Richard mbere na mbere ndi umwana ukurira mu muryango mwiza pe, buri umwe wese yifuza. Umuryango ufite amafaranga, umuryango ufite ijambo muri rubanda, umuryango nyine utabuze buri kimwe, ariko nta na kimwe nigeze nkuboneramo. Richard biramucanga agahita amubwira ati ngwiki kubera iki se nta na kimwe wigeze uwuboneramo kandi numva ari umuryango mwiza. Monica ahita areba Richard agahita amubwira ati none se Richard muri aka kanya ari njye nawe koko ninde wishimye koko bya nyabyo? Richard ahita amubwira ati okay mbere na mbere uko ndi kukubona muri aka kanya wavuga ko ari njye wishimye. Agiye kugira ikindi kinarenzaho Monica ahita amubwira ati cyane rwose Richard ni wowe wishimye, kandi nta nubwo ari uyu munsi gusa, uhora wishimye. Navuga ko ari nka buri kimwe pe, ariko ntabwo mfite ibyishimo habe na gatoya, mfite guhangayika kwinshi cyane mu mutima wanjye. Urumva koko se ari njye nawe ari nde wishimye koko? Richard ahita amubwira ati cyakora ibyo ngibyo nibyo, ariko nanone byaterwa n'ukuntu umeze mu mutima wawe. Ubundi se ufite ikihe kibazo niba wambwira? Monica ahita abwira Richard ati Richard nta kibazo rwose kuba nabikubwira, kuko natangiye nkubwira nakuriye mu muryango buri umwe wese yakwifuza gukuriramo. Nta kintu na kimwe bigeze banyima, ibyo nifuzaga byose barabimpaye, ariko nta kintu na kimwe
basa nkaho bampaye nanone. Mbere na mbere reka mbanze gusobanurire ibyo nakoraga n'ibyo ababyeyi banjye bashakaga, aho najyaga, inshuti zanjye, abo navuganaga nabo, ibyo nize mu amashuri nigagamo, buri buzima bwanjye ubwo ari bwo bwose, intambwe yose nateraga n'ababyeyi banjye babaga babimpitiyemo. Ubwo rero rwose narabibemereye kuko nabonaga ari njye mwana wenyine bafite, nkabona ukuntu nyine mama nkunda, nkavuga ni ntago namubabaza, kandi na papa byari uko nguko. Rero ubuzima bwanjye bakomeje kubukontorora, bakomeza kubufata, babugira ubwabo, mba numva nta n'ubuzima mfite pe, neza. Rero ibyo ngibyo ntabwo nari narigeze mbitekerezaho cyane, kugeza umunsi bambwiriye ko ndi hafi gukora ubukwe n'umuntu ntazi. Richard, byarandenze. Ntabwo ari ubwa mbere bari babimbwiye, bari basanzwe babimbwira, ariko bajya kumuza n'abo bantu bikanga. Ariko sinzi impamvu nababaye cyane bakimara kumbwira ibyo ngibyo, noneho numvise noneho bibaye bya nyabyo. Narababaye cyane rwose Richard, agahinda kanjye ababyeyi banjye ntabwo bakabona, ndababaye cyane pe. Richard agiye kumufata ngo amuhobere, yumva atari ngombwa kuko ntabwo baba baziranye cyane, ahita amufata ikiganza agahita amubwira ati Monica, mbere na mbere nk'uko watangiye ubivugana ababyeyi bawe, urabyumva neza. Ikindi kandi kuba wababaza ababyeyi bawe ndabyumva ni ibintu bigukomereye cyane, ariko nanone ubwo ni ubuzima bwawe, n'ubuzima bwawe kuba wagira amahitamo nawe yo kuba wahitamo umuntu muzabana cyangwa se urukundo rwawe, ukagenda ukababwiza ukuri, ukababwira uti ntabwo bishaka, cyangwa se wabona n'uwo muntu baguhitiyemo ajyanye n'amahitamo yawe nabwo ukamwemera, ariko wabanje kubibabwira ko nibidakunda nta kindi kintu rwose ufite kuzakora. Monica ahita abwira Richard ati Richard, urakoze cyane, gusa ndishimye cyane kuba unganirije, wagira ngo dusanzwe tuziranye. Byanyoroheye cyane kuba nakubwira ibintu byanjye, wakoze cyane. Gusa wa munsi duhura nzanye n'inshuti yanjye hano Sara, n'ubwa mbere nari nje mu iri soko pe, si kukubeshya byari byanshanze, numva nyine atari ahantu menyereye, gusa ko iminsi igenda ishira ngenda mpamenyera. Richard araseka agahita abwira Monica ati Monica, umaze iminsi 2 yonyine uje mu iri soko, rero urumva nta gihe cyari cyashira, ariko ni isoko ryiza, nubwo ducuruza nyine imyenda iba yarambawe, ariko aba ari imyenda myiza, nta kibazo. Abantu nkatwe rwose iyi ngiyi niyo myenda twicururiza, tukanambaramo imwe muri yo. Ndetse Monica neza aba yishimye ku maso bigaragara, ahita ahaguruka agahita afata ibyo yaraje guhaha, agahita abwira Richard ati Richard, wakoze cyane kandi ndagushimiye cyane kuba wampaye umwanya wawe. Richard ati mubwira ati no, ni njye wakagushimiye, reba ukuntu umeze, reba ukuntu uri umukobwa mwiza. Urumva rero ngenda umunyamahirwe ahubwo kuba wongeye no kugaruka kundeba. Monica ahita areba hasi agasigamo gakeya bituje. Richard naho buri kindi kintu arenze aho ngaho, bose bahita bavugira icyarimwe ati rero. Richard atambwira ati okay, ngaho wowe banza. Monica atambwira ati nanjye kukubwira nyine naho ubutaha ubwo tuzasubira. Richard atambwira ati okay, njye kintu rero nanjye kukubwira, nanjye gusaba nimero zawe kuko urabibona ko twamaze kuba inshuti. Rwose Monica aramureba akamwitegereza, biba bimushimishije kuba musabye nimero, ahita azimuhereza. Hanyuma Richard akamubwira ko agiye gufunga iduka, hanyuma akamuherekeza. Uko nguko niko bigenda, gusa abo bombi baba bameze nk'abantu basanzwe baziranye, bari bamenyeranye. Aramuherekeza, hanyuma Monica akagenda, Richard nawe akagaruka mu isoko agacuruza. Mu masaha ya nimugoroba Monica bari mu cyumba cye, gusa akireba mu ndorerwamo, akibuka uburyo we na Richard bari mu ndorerwamo, amubwira uburyo ikanzu imubereye, bagacishamo bakarebana bagaseka. Ibyo ngibyo arabyibuka agakomeza yisetsa. Aho Sara nawe aba yagiye, abari muri restaurant nziza, harimo abantu bambaye neza bigaragara, bafite isuku, biyubashye cyane. Arinjira agatangira kurangaguza, ntabwo aba ahamenyereye rwose habe na gatoya. Akirangaguza hari umuntu umanika akaboko akamwereka aho yicaye, agahita agenda amusanganira. Akihagera uwo muntu aramusuhuza, aba ari Chris bari guhuza na Monica. Ahita amubwira ati ko watinze, gusa wambaye neza cyane, iyo kanzu irakubereye. Sara ahita yicara ari kurebana na Chris, agahita amubwira ati Chris, nawe wambaye neza rwose. Hagati aho ngaho wari umeze gute ko wanyandikiye message umbwira ko nshaka cyane, byakugendekeye bite, byaba ari amahoro?
Chris ahita abwira Sara ati Sara, umbabarire ko nari maze hafi icyumweru cyose ndakuvugisha ntakwandikira mpamagara ukambura, urabizi neza ko ari ibintu byinshi mba mugiyemo. Sara ahita abwira Chris ati Chris, ibyo ngibyo ndabizi kandi mbere yuko nemera ko njye nawe dukundana nuko ibyo bintu byose nari mbizi, ngaho mbwira mw'iki cyumweru habaye iki, byakugendekeye bite? Chris ahita areba Sara akamubwira ati Sara, umukobwa witwa Monika uramuzi? Sara ahita amubwira ati yego, Monika ni inshuti yanjye cyane, ni wa wundi nakubwiraga nahoraga nkubwira buri munsi, gusa abayeho mu buzima butamworoheye habe na gatoya, nubwo iwabo bakize bafite amafaranga, gusa abayeho mu buzima butamworoheye. Chris ahita abwira Sara ati Sara, noneho kuba uzi neza ko bagiye kumushakira umuhungu bakundana nabyo urabizi? Sara ahita amubwira ati yego ndabizi, umuhungu ahubwo ubanza ariko umunsi w'ejo niba atari ejo bundi bahuye ndakeka. Sara ahita abitekerezaho neza ahita abwira Chris ati Chris, ntumbwire ko ari wowe. Chris ahita yiruhutsa ahita abwira Sara ati Sara, nanjye ntabwo nari mbizi ko uriya ari inshuti yawe, nageze mu cyumba cye nsanga harimo amafoto yawe nawe guhera kera muri batoya, mana yanjye byarandenze, numva neza mbuze n'ikintu ndenzaho, gusa namubwiye ko nifuza ko twakora ibintu ababyeyi bacu batatekerezaga batanateganyaga, gusa ntabwo nari mbizi ko muri abantu basanzwe baziranye. Sara ahita abwira Chris ati Chris, Imana ishimwe ahubwo ko bamujyaniye wowe, ibaze iyo bamujyanira undi muntu wifuzaga nyine umukobwa akaba nyine yabyemera bakabana, urumva agahinda Monika yagira. Chris ahita abwira Sara ati Sara, mbere na mbere ntabwo nagusobanuriye impamvu nari maze icyumweru cyose ndi busy. Nkigaruka va hanze nyine nkuko nari nabikubwiye, wa munsi tukimara kubonana nageze mu rugo ndabasuhuza baranyishimira, papa aranyishimira, hanyuma nkimara kuruhuka nibwo yahise ambwira ibijyanye na Monika. Nanze rwose guhita amubwira ko mfite undi mukobwa nkundana nawe, ndamubwira ni reka mbanze ngende njye kureba umukobwa. Sara ahita arakara agahita abwira Chris ati Chris, nta nubwo wigeze umubwira ko njye nawe dukundana? Wumvise wajya kureba umukobwa kugira ngo urebe ko ari mwiza, kugira ngo urebe ko aturutse nyine mu muryango umeze nk'uwanyu? Chris ahita amubwira ati no my love, ntabwo ari icyo ngicyo nshatse kuvuga. Icyo nshatse kukubwira, urabizi neza ko papa wanjye arwaye, nanze nyine guhita amubwira ibintu ako kanya kubimutunguza adahita nikubita hasi umutima ugahita uhagarara. Icyo ngicyo nicyo nanze. Urabizi neza ko nta muntu n'umwe nakurutisha, urabyumva neza Sara, tumaze imyaka yose dukundana mu rwihisho, urumva kuko yambera impfabusa atari n'ibyo ngibyo by'imyaka rwose. Sara ndagukunda cyane kandi ntukajye ushidikanya ku rukundo ngukunda. Sara asa nk'uhiruhukije agahita abwira Chris ati none se Chris, biraza kugenda bite? Chris ahita abwira Sara ati Sara, ibaze yaba waramubwiye ko njye nawe dukundana biba byaroroshye cyane, ariko nta nubwo abizi ko njye nawe dukundana, nta nubwo azi ko tuziranye. Sara ahita abwira Chris ati Chris, erega uri umwana w'umugabo ukomeye cyane muri iki gihugu, nasobanura ko twahuriye, nasobanura ko nkuzi, nasobanura ko ngukunda mu buhe buryo? Urumva nta busobanuro na bumwe rwose nabona. Chris ahita amureba akamwitegereza agahita amusaba ikiganza cye, aramufata agahita amubwira ati Sara, nakubujije kujya uvuga ibyo bintu. Kuba ndi umwana w'umugabo ufite amafaranga menshi cyane ukize ntabwo bivuze ko ntari umuntu, ntabwo bivuze ko ntagira urukundo, nta nubwo bivuze ko nagira umutima, urabyumva neza? Rero impamvu nari nguhamagaye ni ukugira ngo nkubwire ko umuntu bari bagiye kumuza nawe ari inshuti yawe Monika. Sara ahita abwira Chris ati Chris, rero ibi ngibi birakwiye ko njya kubibwira Monika kuko akwiye kumenya ukuri, ikindi kandi azanyica kuba nari mfite umukunzi mw'imyaka yose nkaba ntarabimubwiye. Chris azanyica pe. Chris ahita areba Sara agahita amubwira ati humura yewe ntacyo azagutwara, gusa nari ngukumbuye cyane, numvaga nenda nko gusara, nko guhera umwuka neza kubera iyi minsi yose yari ishize. Sara ahita ahaguruka agahita amubwira ati ngaho ngwino, ahita atega amaboko, Chris akaza akamuhobera, baba bafitanye urukundo ruhambaye cyane, bahita bongera bakicara bakarya, n'ubundi aba yambaye yakanzu yajyanye kugura na Monika. Ibyo ngibyo birarangira, Chris agacyura Sara akamugeza mu rugo, nawe agahita afata imodoka ye akagenda. Acamo iminsi Sara ndetse na Monika batabonana, gusa umunsi umwe n'ubundi baba babonanye. Monika bavuye mu kazi gusa agaca kwa Sara, baba bamaze igihe batabonana. Sara aba yibana,
akihagera Sara rwose bari mu gikoni ari guteka ariko bari no kuvugana, agaruka muri salo kuko aba yumvise ko Monica yacecetse akaza aje kumureba. Akihagera abona Monica ari kuri telefone ari kwandikira umuntu message, gusa bari kwisetsa, ahita yitereka ku meza iyo sorori, agahita amubwira ati umva umvise ibintu nakubwiragara. Monica ahita amureba agahita amubwira ati Sara ntago nabyumvise, so wavugaga se ko ibiryo byahiye? Sara araseka agahita amwicara iruhande agahita amubwira ati ngaho tangira umbwire, wowe ninde muri kuvugana kuri telefone uri gutuma wisetsa gutyo, ntago uri kumva ibintu ndi kukubwira habe na gatoya, uwo ninde muri kuvugana? Monica ahita areba Sara agahita amubwira ati Sara wibuke ko impamvu naje aha ngaha ko ari uko wampamagaye ukambwira ko nshaka ko hari ikintu cy'ingenzi ugiye kumbwira, rero urumva ko atari njye ukwiye kuvuga, ni wowe ukwiye kuvuga. Sara ahita amubwira ati oya ntago nabyihanganira ndi kubona ukuntu uri kuvugira kuri telefone umeze, ariko muri iyi minsi usigaye ufite n'akanyamuneza, uri kwisetsa buri kanya ibintu nk'ibyo, uwo ninde mwavuganaga? Cyangwa se umpereze telefone mwirebere. Agiye kuyimushikuza Monica ahita abyanga agahita amubwira ati okay ngaho reka nkubwire, umuntu turi kuvugana yitwa Richard, tumaze iminsi tuvugana, gusa tuba turi kuvugana bisanzwe, nuko aba ari kunsetsa cyane agira blague nyinshi nta kindi. Sara aramureba agahita amubwira ati Richard, ubu Richard ni uwahe? Ko nzi ko iwanyu bari kugupangira ubukwe, uwo ninde kandi mutangiye kuvugana? Monica ahita abwira Sara ati Sara ibyo ngibyo ntukabizane mu biganiro byacu, niba utabushaka ko umunsi wanjye ugenda nabi. Okay, Richard rero ni wa musore ukora mu isoko, wa wundi nyine waguhaye ya kanzu wari uri kumbwira ngo uri buze kujyana mu kirori ibintu nk'ibyo. Sara ahita yumirwa agahita amubwira ati ngwiki Richard wa musore, ariko narabivuze narindi no kubibona ukuntu yakuribaga nawe ukuntu wamusubizaga umureba, nubwo nigeze mbitekerezaho neza cyagiye ukuntu wambwiye ngo ushaka gusubira mu isoko kandi ari ibintu bidashoboka ko wowe Monica wijyana mu isoko ari umunsi umwe gusa winjiye muri rya soko. Tangira umbwire rero, yagusabye ko mukundana? Monica ahita abwira Sara ati no ntabwo yabinsabye, turavugana gusa ni inshuti yanjye. Sara ahita amubwira ati okay ibyo bintu ntabwo bisanzwe kuri Monica, ntabwo bisanzwe rwose. Ahita yikoza mu gikoni nanone agahita azana amasahani, bagatangira kwarura, bagatangira kurya. Bamaze kurya gusa Monica rwose aba yahaguriwe kuko Sara aba yamuserereje, isoni zamwishe. Monica ahita yibuka ko Sara hari ikintu yari afite cyo kumubwira, ahita abwira Sara ati Sara ngaho rero tangira umbwire, ufite ikihe kibazo wampamagaye unteye ubwoba umbwira ko hari ibintu by'ingenzi ushaka kumbwira, tangira umbwire. Sara ahita abwira Monica ati Monica ibintu ngiye kukubwira bifite aho bihuriye na Chris. Monica aramureba agahita amubwira ati ngwiki na Chris? Reka nkeke buriya wasanze ari umusinzi, wasanze ari indaya, wasanze abakobwa bose yarabamaze, sibyo ngibyo ugiye kumbwira? Sara araseka agahita abwira Monica ati Monica nta cyiza ubona mu bantu rwose, gusa ntabwo ari ibyo ngibyo ngiye kukubwira. Mbere na mbere umbabarire kuba narabiguhisha iki gihe cyose pe, sinari mfite uburyo ki nabikubwiramo. Ikindi kandi Chris nawe yambwiye ko tugomba kubigira ibanga ko dushoboye, kuko nyine twari tubizi neza ko abantu benshi nibayimenya bizatugiraho ingaruka, kandi uko nguko ni ukuri rwose ntabwo nkubeshya. Monica ahita abwira Sara ati Sara uretse gato, Chris muhuriye he nyine n'ibyo ngibyo uri kunsabiraho imbabazi? Ko mwari mubizi ko abantu nibabimenya bizagenda nabi, ibiki se ko numva ntari gusobanukirwa ibintu ushaka kumbwira? Sara ahita amubwira ati okay ndumva hageze, reka aze yinjiye tugusobanurire. Chris nawe aba ahageze ahita amukingurira umuryango, Monica akamubona arikanga ku maso bigaragara. Chris ahita asuhuza Monica, Monica nawe akamusuhuza ariko ari kureba Sara, akamubwira ati Sara ibi ni ibiki? Nakubwiye ko nshaka ko Chris aza kundeba. Chris ahita amubwira ati oya Monica, impamvu nje aha ngaha kugira ngo tugusobanurire. Chris ahita yicara agahita atangira gusobanurira Monica urukundo rwe na Sara, akamusobanurira uburyo ki bakundanye, uburyo bahuye, uburyo ki yabonye ari umukobwa adashobora kubura. Ibyo byose arabimubwira akageza naho bamubwiye ko hari umukobwa bamuboneye akiva hanze nyine bifuza ko bakundana bakurana n'ubukwe, akaza gusanga ari Monica inshuti ya Sara umukunzi we. Ibyo ngibyo byose Monica arabyumva neza neza ukagira ngo yatakaye, tareba Sara agahita avuga ati Sara ibi bintu byose bimaze iki gihe
byarabaye ufite umukunzi ntiwigeze ubimbwira, wumvaga njyewe nza kugambanira, wumvaga nzagutwara iki Sara, ko nari nzi ko turi inshuti, kubera icyo utigeze ubimbwira. Sara itabwira Monica ati Monica, niyo mpamvu natangiye ngusaba imbabazi pe, dore Chris nawe ari ahangaha rwose yarambujije, nawe ubwawe yarakuzi pe, namukubwiragaho kenshi cyane ariko yarambujije ko nabikubwira, unyihangane rwose Monica. Monica ararakara bigaragara ku maso, bombi baba barakariye rwose bigaragara. Chris ahita abwira Monica ati Monica, nkunda Sara cyane, ndamukunda cyane, rero papa wanjye nawe ararwaye, nizo mbogamizi nagize, ndaturutse hanze nanga kumubwira ko hari umukobwa nawe mfite dusanzwe dukundana tumaranye n'igihe, ndavuga ni reka nemere guhitamo kwe, nibwo naje kukureba cyagiye. Gusa wibuke hari amagambo nakubwiye cyagiye umerekeje ku modoka, ndakubwira ni reka dukore ibintu bitandukanye n'ibyo ababyeyi bacu bifuza. Nta bindi bintu nishatse kukubwira ko dukwiye guhitamo uko imitima yacu ibishaka, niko nishatse kukubwira Monica. Monica areba Chris agahita amubwira ati Chris, ndababaye cyane kuba inshuti yanjye yarakumpishe, ibyo byo birambabaje cyane pe, gusa reka nkubwire ikintu kimwe cyambabaza kurusha ibindi byose, kandi icyo kintu nkizi ku basore nkamwe mufite amafaranga, mubabaza abakobwa bigaragara cyane, mukababaza mu buryo bujyanye n'amarangamutima, ukamubabaza nta kindi kintu na kimwe witayeho. Gusa reka nkubwize ukuri Chris, nutinyuka nunabitekereza kubabaza Sara, njyewe uri kubona mpagaze ahangaha imbere yawe, rwose nzahinduka undi muntu utigeze wifuza kubona no mu buzima bwawe. Chris araseka, gusa bibona neza ko Monica akomeje. Sara nawe asekamo gakeya. Sara ahita areba Chris agahita amubwira ati Chris, narabikubwiraga, iyi niyo nshuti yanjye rero ya nyayo, ureke wawe ndi wahuye nawe ubwa mbere, uyu niwe Monica. Monica ahita areba Sara agahita amubwira ati Sara, ndakurakariye cyane pe, na n'ubu ngubu burakaye ntabwo bwari bwashira. Chris ahita abwira Monica ati Monica, rwose ndabigusezeranyije, ntago nzigera ntinyuka, nta nubwo nzigera ntekereza kubabaza uyu nguyu Sara ubona ahangaha, kuko ni ikiremwa cyiza gishimisha umutima wanjye. Urumva koko namubabazane kandi ariwe kiremwa cyonyine kinshimisha. Monica ahita areba Sara agasa nk'ugize isoni. Ibyo ngibyo barabireka, Monica rwose akababarira. Chris nawe agahita biyungaho bagakomeza barya. Iminsi rero ikomeza icamo, ibyumweru bicamo, amezi agacamo. Gusa iwabo kwa Monica babizi ko Chris ahura na Monica, no kwa Chris papa wabizi ko ahura na Monica, baba bazi ko abana babo urukundo rwabo rwakomeje, kandi koko ntabwo ariko biba bimeze, kuko muri iyo minsi Chris aha umwanya uhagije noneho Sara, bakabonana cyane, bakaganira cyane birushijeho uko babikoraga. Ikindi kandi Monica nawe Richard amuzira mu buzima bwe bugahinduka cyane. Gusa ari Monica ndetse na Richard nta n'umwe uba wemera ko hagati yabo hari urukundo, rwose nta n'umwe ubyemera. Gusa bagakomeza bavugana, rimwe na rimwe bakanacishamo Chris, Monica ndetse na Sara na Richard bagahura, bagasangira icyo kunywa, bakaganira, bagakina imikino igiye itandukanye. Ayo mezi yose rero amaze gucamo, iwabo baba bari kwitegura gutegura ubukwe, ari iwabo kwa Monica cyangwa se kwa Chris. Ubukwe rwose baba bumeze nabi, ibintu bari kubyitegura, ariko Chris ntabwo aba afite ahantu yahera abwira papa we ko afite undi mukobwa akunda. Monica nawe ntabwo aba afite ahantu yahera iwabo ababwira ko hari undi musore rwose yihebeye. Ibyo ngibyo bikomeza gutyo kugeza umunsi umwe papa wataha hakiri kare, akajya mu cyumba cya Monica umukobwa we. Mu kuhagera abona ibintu byinshi byarahindutse, ahita atangira akareba muri garderobe, akabona harimo imyenda, akabona imyenda yari asanzwe afite ntabwo ari yagifite, akabona asigaye afite imyenda iri aho ngaho rwose iciriritse. Arabibona akabyibazaho, agahita atangira kwibuka n'iminsi agenda amubona ataha mu masaha nimugoroba yambaye iyo myenda, tena akongera akagenda akamubeshya ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Atangira kubitekerezaho, muri ako kanya ahita asohoka yihuta, agahita ahamagara umushoferi we aramwitaba, agahita amubwira ati ntabwo wamenyera ahantu Monica akunda kujya. Umushoferi rwose ntabwo aba abizi, nta n'amakuru aba abifiteho. Papa ahita amubwira ati rero guhera uyu munsi ndashaka kumenya aho Monica ajya buri munsi, kuko ndi kubibona ko yahindutse, asigaye afite akanyamuneza, asigaye yishimye, asigaye akunda gusohoka cyane mu masaha nimugoroba. Rero ndifuza kumenya ahantu aba agiye. Umushoferi ahita amubwira ati ntago wasanga se buriya aba agiye kureba fiancé we Chris.
papa ahita amubwira ati oya biratandukanye wowe nta kibazo ngiye kuba ndi mu nzu, hanyuma nava ku kazi ukabona ahinduye imyenda ukabona arasohotse uhita umpamagara duhite tumukurikira tumenye ahantu aba agiye. Ibyo ngibyo niko bigenda. Monika arataha rwose aba ari kwihuta cyane, agahita ajya gukuramo imyenda y'akazi, agahita yambara ya myenda isanzwe aba yaraguriye n'ubundi kwa Richard, hanyuma agahita agisohoka shoferi wa papa we ahita abimubwira, hanyuma bakamukurikira. Ntago babwije cyane, abagera ku isoko, hanyuma Richard nawe agahita asiga imyenda vuba bagahita batahana. Nuko nguko iyo minsi yose baba bamaze igihe babigenza. Arahagera rero, Monika yamara kuhagera akamufasha, rwose baba bishimye cyane bari no guseka. Gusa yamara kumufasha bagahita basohoka aho ngaho mu isoko, bagatangira kugenda, bagenda urugendo rw'amaguru rutari rurerure. Imodoka ya papa we iramukurikira kugeza aho bagereye aho Richard aba atuye. Bakihagera Monika ahita amuhobera, yamara kumuhobera Richard nawe akamuhobera, hanyuma Monika agahita afata imodoka agataha. Hanyuma akigera mu rugo, papa aba yamutanze mu rugo, gusa amusanga muri salo afite uburakari ku maso bigaragara, yicaye nk'uwari umutegereje nyine. Ahita ahaguruka akamureba, agahita amubaza ati Monika uvuye hehe? Monika ahita abwira papa ati papa hari umuntu rero agiye kureba. Papa we ntabwo uca ku ruhande, ahita amubwira ati wari wagiye kureba ka gasore nabonye gacuruza hariya mu isoko? Ariko se Monika, abantu bazabifata bate? Abantu bazagira ngo iki koko? Uri umukobwa wanjye Monika, urabyumva neza? Uzi izina mfite? Monika uri umukobwa wanjye. Ni gute abantu bazabyumva bumva ngo Monika umukobwa wanjye? Buri nimugoroba atahana n'agasore gaciriritse kameze nka kariya. Monika ahita abwira papa ati papa, nubwo nta mafaranga afite ariko nawe ni umuntu ugira urukundo, ni umuntu ugira ubumuntu, ni umuntu ugira umutima mwiza kurusha abandi bose naba narigeze kumenya. Papa ahita amubwira ati oh abantu badafite amafaranga nibyo ngibyo baba bashoboye byonyine, utugambo turyoherera, utugambo twiza, nta kindi kintu baba bazi gukora mu buzima bwabo usibye icyo ngicyo cyonyine gusa. Nabanye nabo ndabazi Monika, urabyumva neza? Ikindi kandi amakuru ya Chris, Monika rwose nagasubiza papa we, aramwihorera. Papa we agahita abyibwira, ahita amubwira ati ntabwo nabyizera. Ni gute koko wansuzugura bigeze aha ngaha kubera ko ari agahungu? Ni gute koko Monika uransuzuguje cyane, biranambabaje? Monika ahita abwira papa ati papa urabizi neza ko kuva navuka nta kintu na kimwe nigeze nkora umutima wanjye wifuza cyangwa se ushaka. We na mama mwagiye mumitiramo ibyo nambara, ibyo ndya, aho njya, inshuti ngendana nazo, abo ngomba kuvugana nabo, ibyo ngomba kwiga, aho ngomba kwiga, ibyo nambara, papa guhera kuri buri kimwe kugeza ubu ngubu ahangeze ni mwe mwabimpitiragamo. None se papa, kubera iki mutatuma nihitiramo umuntu nakunze? Papa we noneho biramurenga, agahita amubwira ati mana yanjye Monika, ibyo ni ibiki uri kuvuga? Ariko umukobwa wanjye hari baramuroze. Ntabwo nakwizera ko ari wowe uri kumbwira aya magambo. Ntabwo nabyizera rwose Monika. Iki dusigaye wambara imyenda iciriritse cyane, nta kintu na kimwe ntakora kugira ngo wambare neza, uba umukobwa w'agaciro, uba umukobwa wanjye nyine. Ariko neza byarakunaniye ibyo ngibyo. Monika ahita abwira papa ati papa rero reka nkubwize ukuri, sinzigera mbana na Chris. Ikindi kandi na Chris nawe ntabwo abishaka, afite umukobwa yikundiye bamaranye imyaka myinshi. Ni gute wambwira ngo ndaza mu ifoto yabo ngo mpite mpindura umukobwa byoroshye gutyo gusa? Ntabwo bishoboka papa. Ikindi kandi icyo nakubwira nuko nakunze Richard, nta wundi muhungu rwose nteganya mu buzima bwanjye. Ahita yikubita akajya mu cyumba. Papa we neza biramurenga, akenda nko gusara, yicara mu ntebe, agahita afata icupa ry'inzoga akanywa. Uburakari buramwica, ariko akibuka amagambo umukobwa wamubwiye ko Chris nawe afite undi mukobwa yakunze. Ibyo ngibyo biramurakaza cyane, ahita afata telefone agahita ahamagara papa Chris. Papa Chris nta gitekerezo na kimwe cyaba afite ku ibyo bintu, aramuhakanira rwose akamubwira ko ntabyo azi, amubwira ko ariko umukobwa wamubwiye. Bidatinze papa Chris nawe ahita ajya kumureba, we ntabwo atinzamo rwose, aramubaza akamubwira ati nyereka umukobwa musigaye mukundana. Chris ahita yumva ko noneho papa we yabimenye, ahita amubwira, akamubwira igihe bakundaniye, akamubwira igihe bimaze, akamubwira n'impamvu yabimuhishe. Papa we neza arababara, akanamubwira ko nta wundi mukobwa ashaka utari Monika.
ibyo ngibyo Chris biramurenga akabura uburyo abigenzamo. Umunsi ukurikiyeho Monica nta gahunda aba afite yo kujya ku kazi, gusa mama waba yamenye ibyabaye aza kumureba mu cyumba n'uburakari bwinshi cyane, aramutuka akamutuka bigatinda rwose, ariko Monica ntihagire ikindi kintu amubwira. Mama we amaze kumutuka arasohoka akagenda, papa we na mama we baba barakaye cyane. Igitaraganya inama y'umuryango ihita itegurwa yo ku muryango wa Chris ndetse no ku muryango wa Monica. Igitegurwa bahurira iwabo kwa Monica. Chris nawe rwose baramuzana, bakihagera ababyeyi baba barakaye cyane, batibaza uburyo abana babagize injiji bigeze aho ngaho, kuko bari bazi ko bari kwitegura ubukwe bwabo. Monica nawe ava mu cyumba cye akaza, akihagera arebana na Chris ukabona nta kibazo na kimwe bafite. Monica aricara, hanyuma papa Chris ahita areba Monica agahita avuga ati Monica, byakugendekeye bite? Mama we ndetse na papa we bari barambwiye ko uri umukobwa mwiza, umukobwa ugira ikinyabupfura, umukobwa wubaha cyane, kubera iki wabeshya ababyeyi bawe bigeze aha ngaha? Hanyuma nawe Chris, kubera iki wemeye ko uza kureba Monica ubizi neza ko ari umukobwa ufite, ngo mwateganyaga kubana ibintu nk'ibyo ngibyo? Ntabwo uwo mukobwa namwemera Chris. Chris ahita ahaguruka n'ikinyabupfura cyinshi cyane, abaza ukuntu avugisha abantu n'ukuntu abatwara, ahita abwira mama Monica ati mama Monica, mbere na mbere reka bari wowe mperaho. Mbere na mbere umukobwa wawe aragukunda cyane, abaharanira icyagushimisha, aba yifuza kumenya icyagushimisha mu buryo bwose bushoboka. Gusa ikintu kimwe utaruzi ni uko wasunikiye kure cyane rwose umukobwa wawe, ugatuma ataba inshuti yawe, ugatuma rwose yigunga, ugatuma aheranwa n'agahinda. Buri mu gitondo na buri nimugoroba akarara arira, akirirwa arira utabizi, utarigeze umenya n'igitekerezo k'ibyo bintu. Gusa ngihura na Monica ntabwo nari mbizi neza ko ari umukobwa umeze nk'uko namusanze. Ntakubeshye papa, ni umukobwa mwiza nk'uko wabivugaga, ni umukobwa ugira ikinyabupfura nk'uko wabivugaga, gusa ni umukobwa wishwe n'agahinda. Ntabwo ababyeyi be bigeze bamenya ubuzima abayemo, ntabwo bigeze bifuza kumuganiriza ngo bumve icyo ashaka, bamenye icyo ashaka, bamenye nyine n'inzozi ze z'ahazaza. Icyo bifuzaga gukora ni ukumuhereza imitungo myinshi, kumumenyekanisha n'abantu bakize kandi bafite n'amafaranga bazwi. Ibyo ngibyo nibyo bifuzaga, ni ibintu byiza, ariko ntibigeze bahereza umwana wabo agaciro. Mumbabarire kuvuga ibi ngibi. Ikindi kandi papa Monica, umukobwa wawe ni umukobwa w'agatangaza cyane, ashobora gukora ibintu byinshi utabasha gutekereza no kwiyumvisha. Afite ibitekerezo bihambaye cyane. Muri make uko nabivuga waribyaye pe, gusa ntiwigeze umuhereza uwo mwanya ngo akwigaragarize nka Monica wabyaye, ahubwo wamuhaye umwanya wo kuba yahiranwa n'agahinda no kugutekereza uko utari. Icyo ngicyo nicyo nakubwira pe. Uko mubona yicaye hariya afite agahinda kenshi cyane n'intimba. Si uko muri abakene, si uko mudafite amafaranga, si uko mutamukorera ibya mirenge, ahubwo ntimwigeze mwumva, ntimwigeze mumenya icyo ashaka, ntimwigeze mumenya icyo akunda, ntimwigeze mumumenya habe na gatoya. Rero ndashima Imana cyane kuba naranahuye nawe. Iyo haramuka haje undi musore ntabwo rwose byari kuba bigeze aha ngaha, mwari kuba mwaranateguye ubukwe rwose byararangiye. Ariko ndashima Imana cyane ko twahuye. Ikindi kandi papa, impamvu ngiye nabikoze, impamvu naje guhura na Monica nuko urwaye papa. Ntabwo nifuzaga kugukura umutima ngo umutima wawe uhite uhagarara, kuko ndabizi ntabwo ujya uhereza abantu badafite amafaranga agaciro mu buzima bwawe. Wumva ntacyo bavuze, wumva nyine mutanakwegerana. Ariko papa, ntabwo ari ukuvuga ngo abantu b'abakire nibo bagira urukundo. Unarebye neza nibo batanagira urukundo, nibo bishwe na za depression, nibo batagira ibyishimo mu buzima bwabo habe na gatoya. Rero impamvu ndi kubabwira ibi ngibi mama Monica nawe papa Monica, nuko ndi kugira ngo umwana wanyu mutazamubura, kandi hakiri igihe kinini cyane kugira ngo mukosore amakosa mwaba mwarakoze. Monica aba yatangiye no kurira, mama ahita amureba agahita amubwira ati Monica, waciye muri ibyo bintu byose kuko ntiwambwira? Kubera iki kuko ntigeze mbona umwana wanjye, ntigeze mbona agahinda kawe kuko Monica? Numvaga ko ibyo ndi kugukorera ari ukugukunda cyane,
ari ukugushimisha pe, ntabwo nari nzi ko ndi kukubabaza bigeze ahangaha. Uko Chris abivuze, ibaze iyo haza undi musore ubu ngubu wari no kwiyahura. Monica, mana yanjye Monica itareba mama we gatamubwira ati ma suko ntagukunda, suko ntabona ibyo unkorera, ndabizi neza ko ari ibintu byiza, ariko mama reba uko ngana uko, nta kintu na kimwe nabasha kwifatiraho umwanzuro, wowe na papa mutabyemeye. Byageze aho ngaho no kuvuga birarangira, simvuge ibyo mumbwiye byose akaba ari byo nkora. Gusa mama nawe papa, hari ikintu kimwe ndi kubasaba cyonyine. Hari umusore nakunze pe, ndamukunda n'umutima wanjye wose, gusa impamvu nabibabwiye numvaga nyine mutanabyemera, kuko papa yavugaga ko abantu bakennye nta kindi kintu baba bashoboye usibye utugambo twiza turyohereye. Gusa papa ntago ari uko nguko Richard wanjye ameze, ntago ari uko nguko pe. Chris nawe ari ahangaha rwose nabibibwirire. Bose bahita bareba Chris bagahita bamubwira ati Chris, ibyo nabyo urabizi? Chris asekamo gakeya agahita bamubwira ati yego cyane rwose ndabizi. Ikindi kandi papa Monica, urabizi neza ko wibyaye umukobwa wawe rwose afite ubushobozi bwo kumenya umuntu mwiza n'umuntu utari mwiza, arabizi cyane. Richard ni umusore ufite inzozi, ni umusore ufite ahazaza, arakora cyane, arara amajoro. Kandi ikindi papa, umbabarire rwose kuba ntarigeze nkubwira kuri Sara wanjye. Bahita bamubariza icyarimwe ati Sara wuhe? Monica ahita abwira mama na papa ati mama nawe papa ni Sara musanzwe muzi, Sara inshuti yanjye. Impamvu byanatworoheye ko dukemura ibi bibazo nuko twisanze nyine turi muri urwo ruziga. Bose baratungurwa neza. Chris ahita akomeza abwira papa ati papa, Sara ndamukunda cyane kandi niteguye kuba namuzana mukabonana rwose uramutse ubikunze. Papa Chris ahita areba umuhungu we agahita amubwira ati Chris, umbabarire rwose kuba narafashe ibintu uko bitari. Ikindi kandi ntewe ishema nawe kuba ari wowe ubashije guhindura amakosa yanjye ndetse no kutamenya kwanjye. Rwose nakwifuza cyane guhura n'uwo mukobwa wampinduriye umuhungu. Gusa Chris, narabibonaga nkanabikeka ko mu buzima bwawe hashobora kuba hari umuntu, ariko nkabura gihamya. Gusa narabikekaga wibwe kuri umuhungu wanjye narakwibyariye. Ikindi kandi ibi byose nabikoraga kubera kubura mama wawe Chris. Chris ahita abwira papa ati papa ndabizi neza, gusa nanjye sinifuzaga kukubura, ntabwo nabyifuzaga pe. Urabizi neza ko ikintu cyose nkoze niko wanyigishije, ikintu cyose ntekereje mbanza kukigirana ubushishozi nkanagikorana ubushishozi. Rero uwo mukobwa Sara ndamuzi neza, arankunda kandi nanjye ndamukunda. Ku ruhande rwa Monica, papa ahita amubwira ati Monica, ntago nari nzi ko ndengera bigeze aho ngaho. Numvaga ibyo ndi gukora ari nko kukugira neza, ariko numvaga narakwishe. Nshimira cyane Chris kuba yaraje mu buzima bwawe. Iyo aba atari Chris ubu ngubu mba nicaye nk'ahangaha mu ntebe zanjye ndi nko kurira, narabuze umukobwa wanjye. Chris ndagushimiye cyane rwose, papa wawe akwiye guterwa ishema nawe, akwiye guterwa ishema n'umugabo yabyaye, umugabo yakugizewe. Rwose ndabashimiye cyane. Burya hari umuntu wakundaga kuvuga ngo buri muntu wese aza mu buzima bwawe kubera impamvu. Hari impamvu uba utekereza, hari n'impamvu uba udatekereza. Numvaga Chris aje kumbera nk'umuhungu ntigeze mbona, ariko ibyo byose rwose arabirenze. Ambereye umuntu wongera kumpuza n'umukobwa wanjye. Monica, kubera iki koko ibi bintu byose byabaye ukabicamo wenyine ntutubwire? Monica ahita abwira ababyeyi bati mama rero nawe papa, nkuko nyine nageze ahangaha bimvuna cyane, nyine numvaga nyine ndashaka kubabura, nkumva nanone sinshaka kuba nagira intonganya namwe. Rero narabakundaga cyane, niyo mpamvu bose barababara cyane, ariko nanone bagashimira Chris. Birangira Monica iwabo bamwemereye kuba yazana Richard bakamureba. Uko nguko niko bigenda. No ku ruhande rwa Chris nawe nuko nguko bigenda, ajyana Sara. Rwose bahura na Richard. Richard aba ari umuhungu mwiza ugira ikinyabupfura, nawe witonda mu magambo ye kandi amagambo ari mu bwenge. Rwose papa Monica aramukunda cyane kurusha nuko Richard yabitekerezaga, kuko Richard ndetse na Monica baba baranze gufata umwanzuro wo guhita bakundana iwabo kwa Monica batari babimenya, batari banabibabwira. Rero babanza kugirana iwabo, bagasangira ibyo kurya,
papa Monica arabikunda cyane, agakunda Richard amubwira aho acururiza imyenda ya CAGUWA, akamubwira imishinga afite gukora, akumva ni n'umwana wize, akamubwira ko burya nubwo yize ari uko akazi kabuze, naho ubundi ko amashuri ko ayafite. Rwose papa Monica yumva akozwe n'isoni. Ibyo ngibyo rero byose bimaze kuba, imiryango imaze kubabarirana, hagati y'imiryango ibiri bategura ubukwe. Gusa igitangaje kiba kirimo aho ngaho kinateye n'ibyishimo, bategura ubukwe ku munsi umwe. Sara na Monica baba bishimye cyane bidasanzwe, bakabona ko ubucuti bwabo bwamaze igihe kinini, n'ubundi wabo kwa Monica batabwemera ko hari ikintu kinini kandi cyane kivuyemo. Ibyishimo aba ari byose ku miryango yombi, gusa kandi bakanakuramo amasomo menshi y'ubuzima, ko badakwiye gusuzugura abantu ko baba bameze kose. Reka rero nawe wari duteze amatwi muri aka kanya nkubwire ngo ahangaha niho dusoreje inkuru yacu y'uyu munsi. Nizera ko wayikunze, yagukoze ku mutima, ikirusha n'ibindi wanakuyemo aya masomo ya bwa buzima tugenda ducamo bwa buri munsi. Reka nongere mbibutse gukora subscribe kugira ngo tujye tubana umunsi ku wundi. Ikindi kandi mbabwira ngo turacyabafitiye ibindi bintu byinshi cyane, wowe icyo usabwa gusa ni ukujya ubana nanjye umunsi ku wundi. Reka rero nizere ko tuzongera tukabana. Njye twari kumwe nk'ibisanzwe, ndi Karangwa Sandrine.